Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni amakuru aramutse agarukwaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2025 mu muhanda uva Nyabugogo werekeza mu karere ka Gicumbi. Birumvikana uva Nyabugogo ugeze mu Gatsata. Ibihabereye rero byaje gukura abantu benshi imitima. Nibyo rero tuje kugira ngo tubagezeho muri kano kanya, tuguhe update z'aya makuru aramutse agarukwaho cyane muri kino gitondo cyo kuri tariki ya mbere z'uku kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho cyane, ni umudamu bigaragara ko adasanzwe. Nk'uko mubona, murabona ko amaguru ye ndetse n'amaboko ye mu by'ukuri bisa naho bijya gusa, ndetse ukabona mu by'ukuri urebye ku maguru ye ukareba no ku maboko ye, urabona ko amaboko ashobora kuba yarimukiye ahajya amaguru n'amaguru akimukira ahajya amaboko. Mu by'ukuri byagiye bigarukaho cyane ubwo yari yicaye mu muhanda. Biravuga ko rero uyu mudamu ngo yaturutse mu gihugu cya Uganda. Benshi rero niko bakomeje kugenda bemeza ko rero ngo yaturutse mu gihugu cya Uganda, dore ko yavugaga ikigande pire ku buryo abantu batigeze bashobora kuba bakominikana ngo bumve icyo ari kuvuga. Ariko hari abantu baje kuza nyuma ubwo yari yicaye mu muhanda, baza kuza kumva ibyo ari kuvuga, bagenda babisemurira inzego z'umutekano ubwo zahageraga. Ushobora kwibaza utese mu by'ukuri uyu mudamu yaba yazanwe n'iki, byagenze bite? Byinshi rero bikomeje kugenda bigarukwaho kuri iyi nkuru, nibyo tuje kugira ngo tubavire imuzi n'imuzingo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru aramutse agarukwaho cyane hano muri kano gace ka Nyabugogo. Muri kano gace rero k'uyu muhanda uva Nyabugogo werekeza mu karere ka Gicumbi, birumvikana ni mu Gatsata. Turagusaba rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye akurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment we wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo bine, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero tugaruke kuri iyi inkuru yakomeje kugenda irikoroza haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Ni umudamu bigaragara ko adasanzwe. Mu by'ukuri umwitegereje, ukitegereza uko ateye, ushobora kwibeshya ukagira ngo ni igini cyangwa se ukagira ngo ni dayimoni, ariko mu by'ukuri ni umuntu muzima. Gusa ikintu cyaje gutungurana hano mu Gatsata ni uko ngo yari ahari ndetse ngo yahamaze n'igihe kinini cyane. Noneho ngo abantu baje gutungurwa nuko bagiye bakabona ngo yicaye mu muhanda. Akimara kwicara mu muhanda rero, hari abari barimo gukoresha umuhanda, ngo hari umumotari wari urimo aratambuka ahetse n'umugenzi. Birangira rero yikanze bitewe n'uko yamubonye, ahita akora impanuka agwa hasi. Yaba umugenzi yari ahetse ndetse nawe ubwe bakaba baje gusa naho bagira ikibazo cy'ihungabana, nubwo amakuru akomeza kugenda yemeza ko batigeze bakomereka ku buryo bukomeye, ariko ngo bagize ihungabana. Abaturage bakimara kubona ko uyu mudamu yicaye hano muri uyu muhanda, ikintu cyahise gikorwa ni uko nabo bahise baza kureba ibibaye, barahagera. Mu by'ukuri ngo uyu mudamu ntabwo yavugaga amagambo menshi, ndetse n'ibyo yavugaga ntabwo byumvikanaga bitewe n'uko ngo yavugaga ikirimi cy'igitoro cyo mu Bugande. Urumva nyine ni ikirimi kitumvikana, buri muntu atapfa guhita yumva ibyo ashatse kuvuga.
Abantu benshi rero bakomeje kugenda bisukiranya baza ari benshi, uyu mudamu nawe yicaye mu muhanda yafunze umuhanda nk'uko rero namwe mukomeje kugenda mubibona kuri sikirini zanyu, abantu benshi rero baje gutungurwa mu by'ukuri babona uyu mudamu uburyo ateye, ahari amaguru hari amaboko, ahagomba kuba amaboko hari amaguru, mu by'ukuri byaje gutungurana, abantu benshi bakomeje kugenda bamwibazaho cyane kugeza ubwo inzego zitandukanye zaje kuba zaza zigera hano mu Gatsata, zije kureba ibyabaye, zihageze nazo ziza gutungurwa n'uyu mudamu wari wicaye hano muri uyu muhanda. Ikintu cyahise gikurikiraho nyuma y'uko basanze uyu mudamu yicaye mu muhanda, bakaba bagerageje kumwumvisha ko agomba kuva mu muhanda akicara ku ruhande rw'umuhanda, ubundi ibibazo bye bikaza gukurikiranwa, agasobanura impamvu yicaye mu muhanda, ariko nubwo ibi byose byakorwaga ntabwo uyu mudamu yavugaga ikinyarwanda, ntabwo ibyo yavugaga byumvikanaga. Hari umugabo rero waje kuza nyuma y'uko inzego zitandukanye zari zimaze kuhagera, ahageze ababwira ko arimo kumva ibyo ari kuvuga, dore ko uyu mugabo ngo nawe yabaye hano muri kino gihugu cy'Ubugande, aho bavuga ururimi rw'urutoro, nibwo rero ngo yagiye abasobanurira ibyo uyu mudamu yavugaga. Ngo uyu mudamu rero ngo yavuze ko ngo arimo gushakisha umugabo, ngo waje kwivuza mu Bugande, birumvikana uyu ashobora kuba ari umupfumu, ngo mu kuza kwivuza mu Bugande rero ngo asiga atabishyura, ariko bizeza ko azagaruka kubishyura. Gusa ngo ikintu uyu mudamu yakoze, ngo yaje kubwo kumugirira imbabazi, kuko ngo yagombaga no kuba yamukorera ibindi birenze bibi cyane, we ngo icyo yakoze yahise aza kumushaka, ariko ngo kubera ko uyu mugabo yari yaramubwiye ko atuye mu mujyi wa Kigali aho bita mu Gatsata, ngo yahageze abona nta bundi buryo ari buze kuza kuba yamubonamo, ngo ikintu cyabayeho ni uko rero yahise akora ikintu gisa naho ari uguteza akavuyo, ahita yicara mu muhanda kugira ngo abantu benshi baze avuge ikibazo cye. Nibwo rero ngo yaje kuvuga ikibazo cye muri buno buryo, ndetse birangira n'uyu mugabo nawe ngo aje mu bari baje gushungera, ahita abona ko aziranye n'uyu mudamu, ndetse ahita yigaragaza kuko yamaze kubona ko ibintu byahinduye isura. Akimara kwigaragaza rero ngo ikintu cyahise kibaho nuko ngo yahise yishyura ibyo yagombaga kuzishyura, arangije kubyishyura rero uyu mudamu nawe ikintu cyahise gikurikiraho nuko yahise ajya kongera gutega muri izi bisi cyangwa se izi kompanyi zitwara abantu zibakura mu Rwanda ziberekeza mu gihugu cya Uganda. Nuko ibintu birangira gutya, abantu benshi rero bari batangaye bumiwe, gusa ariko na n'ubu biracyabatangaza, dore ko uyu mudamu nubwo bigaragara ko amaboko ye ameze nk'amaguru, amaguru akamera nk'amaboko, ngo akimara kubona ko ibibazo bye bikemutse ngo yongeye asubira kuba muzima. Abantu benshi rero bakaba baje gutungurwa n'uyu mudamu, mu by'ukuri benshi bari bakutse imitima bakimara kumubona. Nguko ngaho rero update z'amakuru twari tuje kugira ngo tubagezeho muri kano kanya, nibura bwa mbere ubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nizijye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere, amakuru yacu ujye akurikirana 5 kuri 5. Kurasha cyangwa se partage aya makuru, yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu wibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment utange igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime, ibi nabyo binenge, kugira ngo tubone ko dukosora, tujye tugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate umwanya rero tugushimire wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo, ni iby'agaciro gakomeye cyane ugenze kuri twe, ariyo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wageze kumva aya makuru kuva avuye ku ntangiriro kugera ageze ku musozo. Gusa tunakwibutsa rero gukora share, ugakora subscribe, ukanajyana muri comment ugatanga igitekerezo cyawe, ubundi twajya twibanira 5 ku kandi. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.